mbanje kubasuhuza nizeye yuko muri amahoro. Ni ukuvuga ngo muri ubu buzima ibintu muri ino video tugiye kurebera hamwe ibintu 10 bituma abantu bakomeza kwangiza igihe cyabo, kandi murabizi yuko igihe ni ikintu gikomeye mu buzima bwa muntu. Ahangaha buri bintu byose uzageraho uzabigeraho warabashije gukoresha igihe. Ni ukuvuga ngo ahantu honyine hafite agaciro muri ubu buzima bwa muntu ni igihe cyawe ufite, uburyo uzagikoresha ndetse n'ibintu bishobora kuba byatuma ubuzima bwawe buhinduka ndetse ugahindura n'ubw'abandi, ni uburyo wagiye ukoreshamo igihe cyawe. Dore rero ibintu 10 bikunze gutuma abantu bapfusha ubusa igihe cyabo, ari byo bishobora kuzabakurira n'izindi ngaruka zitandukanye, harimo no kuba byarangira bashaje ari abakene cyangwa se babayeho mu buzima bubi, ndetse ntibabashe kuba bahindura n'ubuzima bw'igihugu ndetse n'ubw'isi muri rusange, ntibabashe kuba bazakora ibyo bifuza. Ikintu cya mbere ni ukudategura ejo hazaza, kubaho utagira intego cyangwa igenamigambi ngo uba ufite goals and planning y'ubuzima bwawe y'uburyo uzagenda ukoresha igihe cyawe, bituma ukoresha igihe uko kije, nta kintu ugamijemo nyine. Ni ukuvuga ngo wowe niba udafite plan, utarateguye ejo hazaza hawe, cyangwa se utarateguye ngo muri ino myaka 5 nzaba ndi gukora iki, muri ino mwaka nzaba ndi gukora iki, uyu munsi ndaba ndi gukora iki, igihe cyawe utaragiteganyirije, ibyo ni ibintu bizatuma ukoresha nabi igihe cyawe. Noneho ikintu cya kabiri ni ukwirirwa ku mbuga nkoranyambaga. Muri ino minsi navuga ko ni ikibazo gikomereye abantu benshi, cyane cyane ku bantu bose bakoresha internet. Ni ukuvuga ngo igihe umara ku mbuga nkoranyambaga ureba ku amavideo ku ma TikTok, ku ma YouTube, harimo n'amavideo adafite umumaro, wenda ugenda uscrollinga, ni ibintu bishobora kuzatuma wangiza igihe cyawe. Ni ukuvuga ngo ahangaha kumara amasaha menshi ureba ibyo abandi bakoze aho gukora ibyawe bikugira umukozi w'ubusa. Muri make uba uri gukorera babandi, urimo kurebera content zabo cyangwa se urimo kureba ibyo bashyizeho. Ikintu cya gatatu ni ukugendana n'abantu batagufasha gutera imbere. Inshuti mbi zikujyana mu bidafite umumaro, zikagutera kwirara no kwitesha agaciro. Ni ukuvuga ngo ahangaha niba abantu bawe bakuzengurutse ari babandi bakubwira ngo no munsi tujye kureba aho byabereye, tujye mu mayoga cyangwa se tujye mu mapati, mukirirwa mugenda mutembera muryoshya ubuzima, ibi bishobora kuzagukurira mu mwanya wo kwangiza igihe cyawe. Ahangaha ushobora kuzashiduka igihe cyawe kigendera cyane, kubera ko abantu mugendana batagufasha gutera imbere. Ikintu cya kane ni ukudashaka ubumenyi bushya. Abantu batiga cyangwa se batiyungura ubumenyi, batigira ku makosa, ntibatera imbere, kuko isi ihora ihinduka. Ni ukuvuga ngo niba utabona umwanya wo kwiga ngo ube wakwiga ibintu bishyashya, kubera n'isi igenda ihinduka bushyashya, hagenda haza tekinoloji zikomeye, hagenda haza ibintu bishyashya, n'udafata umwanya wo kwiga bizatuma ukoresha nabi igihe cyawe ndetse bibe byakugiraho ingaruka zitari nziza. Ikintu cya gatanu ni ugusinzira cyane no kwirara. Ni ukuvuga ngo kubaho mu buzima ntabwo ugomba kubaho uri umuntu usinziriye, cyangwa se uri umuntu w'umunyabitotsi, cyangwa se uri umuntu w'umunebwe, cyangwa se uri umuntu udatekereza kuri ejo hazaza. Ahangaha rero uba ugomba kumenya yuko mu buzima bwawe utasinziriye nyine ngurenze. Ahangaha ushobora kuzasanga ari umuntu ushobora kuryama amasaha 15 ijoro, akaryama amanywa, akaryama akabyuka ari ku matelefone ndetse anari mu buriri, adakora ibintu n'izo telefone atazikoreraho ibintu bimufitiye umumaro, nko kuba wenda yacururizaho ama products yiwe, cyangwa se akaba yanagurisha na products z'abandi, cyangwa akaba barimo gukora ama digital products nk'amavideo, cyangwa se ndetse n'aba bafite ibitangazamakuru bandika, ugasanga ari gutakazamo umwanya we biturutse cyane. Uribwira ko aryamye, ariko ntabwo aryamye, ahubwo ari ku matelefone cyangwa se ari kuri internet, adakora ibintu bimuteza imbere. Ahangaha ubushakashatsi bugaragaza yuko igihe kinini abantu basigaye bamara igihe kinini ku ma internet cyangwa se ku ma social media kuruta igihe basinziramo, aribyo bishobora kuza kugukururira ubunebwe kubera yuko utaryamye neza. Noneho ikintu cya gatandatu twihutisha ni ukubaho mu kwishimisha gusa, ibirori, ibinyobwa, ibihe by'ibyiza nyine, ukumva yuko ugomba kubaho mu bintu
ugomba kubaho ubuzima bwawe mu buzima bushashagirana, kandi ugomba kumenya yuko ntabwo ushobora kugeza igihe ku buryo uzumva uri satisfied cyangwa se urumva unyuzwe n'ibyo waciyemo uri kwishimisha. Ntabwo irari rirya riba satisfied. Rero kubaho mu kwishimisha gusa ntabwo ari ikintu cyiza, usibye yuko mu gihe bitarenze urugero nta kintu biba bitwaye ku buzima bwa muntu. Noneho ikintu cya karindwi ni ukugendera ku marangamutima aho gukoresha ubwenge. Abantu benshi bafata imyanzuro y'ubuzima bwabo bagendeye ku marangamutima. Abantu barakubwiye ngo wenda dusange hano turebe, turi mu birori cyangwa se turi kunywa agacupa hano, cyangwa se ibintu byinshi bitandukanye, wowe ugahita ukoresha emotions, ugahita ukoresha amarangamutima yawe ugahita ugenda. Ahubwo wakabaye ufata umwanzuro wabanje gutekerezaho ukoresheje ubwenge. Ni ukuvuga ngo ahangaha uba ugomba gufata imyanzuro ifite ishingiro utagendeye gutwarwa n'amarangamutima cyangwa se udashyizemo ubushishozi. Ikintu cya munani, gukunda kuvuga kurusha gukora. Muri no minsi abantu benshi bashyira imbere amagambo cyangwa se bakunda kuvuga cyane kurusha ibikorwa. Ahangaha rero ntabwo ukwiriye gutakaza igihe cyawe urimo kuvuga kurusha uko washyira ibintu mu bikorwa. Uba wakagombye gushyira ibintu ku murongo ugakoresha ibikorwa, kuko ibikorwa biravuga kurusha amagambo, ndetse ikintu cyose kivuzwe n'ibikorwa nta n'umuntu uba wabasha kugihakana kuko kiba kivugira. Ni ukuvuga ngo abavuga byinshi ariko ntibashyire mu bikorwa, usanga imyaka ishira nta gikorwa. Ugasanga imyaka iri kugenda ishira, havaho umwe ndetse havaho 5, havaho 10, havaho 20, ukabona ugeze mu myaka 60 ariko uri kubona ubuzima bwawe utarababayeho nk'uko wari kububaho iyo ubasha kuba wakoresha ibikorwa mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ikintu cya 9 ni ukudafata igihe cyo kwitekerezaho. Ahangaha ubundi abahanga bakugira inama yo gukora icyo twita meditation, ugafata umwanya wo kwitekerezaho ukamenya ndi kuva he ndi kujya he. Ni ibintu biba bizagenda bigufasha cyane, bituma mind yawe ituza, bikaba byatuma ubuzima bwawe burushaho kubaho bwiza. Ni ukuvuga ngo iyo utazirikana ibyo uri gukora, ntumenya aho uri kujya, birangira igihe cyawe cyapfuye ubusa. Ikintu cya 10 ari nacyo cya nyuma dusoza, ni ukudashyira mu bikorwa ibitekerezo byiza bafite. Abantu benshi bafite impano n'ibitekerezo ariko kubishyira mu bikorwa nibyo bibura. Ni ukuvuga ngo ahangaha uzasanga abantu benshi bafite ibitekerezo, nimunaganira bazakubwira bati njye mfite ibitekerezo, mfite business izi n'izi, ari ubwo icyo nabuze wenda ni kapitali cyangwa se ni igishoro cyo kuba mwabikora. Ariko nakubwira ngo nta kindi kintu ukeneye mu bintu ukeneye 90% by'ingenzi ni wowe ubwawe. Ni wowe ubwawe ugomba kuba wabikora, nta ibindi bintu ukeneye byo ku ruhande byo ni bikeya. Rero ahangaha usanga abantu benshi bafite ibitekerezo ariko kubishyira mu bikorwa wapi, kugira ngo atere intambwe ya mbere yabishyira mu bikorwa ni ibintu bimugora. Rero ibyo ngibyo bitukomeza kwangiza igihe cyawe kubera yuko urimo gutinda. Mwumvise yuko niba twaravuze ngo mugende muri video zatambutse, harimo urugero nabahereje nasomye mu gitabo cy'abanyabwenge ba kera ruvuga ngo niba umuntu agiye ku kibuga cy'indege gutega indege, noneho we tuvuge wenda ugiye gutega bisi uri kuva ahantu hamwe ujya ahandi, noneho wowe ya bisi ikaza wenda tuvuge iraje saa 8, ukaba wicaye hariya utarafata umwanzuro, ukiri gutekereza ese ngende singende. Icyo gihe saa 8 zigera ya bisi irahaguruka igende ikomeze urugendo rwayo. Ariko wowe muri mayindi, kubera yuko ntabwo urafata umwanzuro ngo ushyire mu bikorwa winjire muri iyo bisi, ariko saa 8 zikigerayo iragiye. Muri make nubwo wibwira yuko utarafata umwanzuro wowe, ariko deja umwanzuro wamaze kuwufata wo kutagenda, kuko saa 8 zirageze ntugiye. Niba uri gutekereza business cyangwa se uri gutekereza ufite igitekerezo runaka ariko ntugishyire mu bikorwa, ukaba utekereza ese mbikore simbikore, muri make umunsi wihaye, niba wihaye umunsi umwe urarangiye ukiri kubitekerezaho, wowe uba uri kwibwira yuko utafashe umwanzuro wo kutagenda, ariko muri make umwanzuro uba wamaze kuwufata direct, uba wamaze gufata umwanzuro wo kutabikora. Ubura ko cyagiye kiba cyamaze kugucika, kandi igihe cyagiye ntikigaruka.
ibyo ngibyo murabizi. Rero ahangaha abantu benshi ikintu gituma igihe cyabo cyangirika ni ukudashyira mu bikorwa ibitekerezo byiza bafite, bagakomeza bari gutekereza, bagakomeza bavuga ngo wenda ese mbikore simbikore, ese bizagende gute, ugasanga igihe kirimo kugenda. Ariko muri make nubwo utavuze ngo sinzabikora, deja umwanzuro wamaze kuwukora, kuko nk'uko twabibonye ibikorwa birivugira kurusha amagambo. Icyitonderwa dusoza bisa nk'umwanzuro, igihe n'umutungo udashobora gusubirana. Uko ukoresheje igihe cyawe niko kizagena ejo hawe. Ni ukuvuga ngo uko ukoresheje igihe cyawe cy'uyu munsi nibyo bizagena ejo hazaza hawe. Ni ukuvuga ngo ejo ubuzima uzabaho ejo buzaterwa cyangwa se buzagenwa n'ubuzima bwawe wabayeho uyu munsi, cyangwa se n'uburyo wakoresheje igihe cyawe. Reka wibuke gukora subscribe ndetse ukande no kuri like, uduhereze no muri comment ukuri kubyumva, kugira ngo dukomeze dusharinga ibitekerezo n'ubwenge. Ciao ciao.